umwuka rukomeze tubakemo yishurirwa ry'umugambi wawe cyane cyane dukanguke. Niyo mpamvu dusenge mwami abo bose bari mu nzu yawe, abo bose bitwa abakristo, abo bose bitwa ko kwakira umwami n'umukiza, kugira ngo bakangure bamenye ibihe turimo, bamenye ko ibyaremwe byose biri kubise, umwuka wera ari kubise, nabo bafatanye n'ibyaremwe n'umwuka wera kujya kubise, kuko ubwami bw'Imana buri hafi guhishurwa. Kandi Imana ikeneye kutubona natwe kubise byo gusenga, byo gutakambira Imana, gufatanya n'umwuka wera ndetse n'ibyaremwe kugira ngo ubwami bw'Imana buhishurwe, ubwiza bw'Imana buhishurwe, Imana ihabwe icyubahiro muri byose. Mwamuzane gukanguka mu itoro ryawe, suka umwuka wo gusenga no kwinginga mu izina rya Yesu, amen. Amen. Hano turabona ijambo ry'Imana ritubwira ko ibyaremwe byose biraniha, ngo biri kubise. Biri kubise kubera ko biri munsi y'imbaraga zo kubora. Ruvuga ngo icyaha kimaze kwinjira, ntabwo ari umuntu gusa yahumanye, n'ibindi byose byashyizwe munsi y'ububata kubitagira umumaro. Uri kubavuga la création a été soumise à la vanité, ni kuvuga ngo icyaha cyarafekise création, ibyaremwe. Niyo mpamvu hariho kuvuka, gukura kw'ibintu no gupfa. Ari ibinyabuzima bifite itegeko ribigenga byo gupfa, n'ibitafite ubuzima nabyo biravuka bigapfa. Murabona inyenyeri ntabwo zihoraho iteka. Inyenyeri zifite igihe zivuka, igihe zibaho, n'igihe zipfa. Urupfu rw'inyenyeri bagwita supernova cyangwa supernova. Iraturika. Iri zuba ryagenewe imyaka miliyari 10, rimaze kumara igice cy'iyo myaka. Izuba rimaze miliyari 5, asigaye hydrogene icana ari duha urumuri rw'izuba, izamara iyindi miliyari 5. Hydrogene gahinduka helium, hanyuma bikaduha umucyo. Ndakuvuga n'ibyaremwe byose ari ibinyabuzima n'ibidafite ubuzima biri munsi y'iryo tegeko. Ibiti birabaho hanyuma bigasaza, abantu, inyamaswa niko bimeze. Niko twasomye mu Baroma, sibyo? Nuvuga ngo rero isi rero nimba iri kubise, nuko hariho ibyiringiro muri yo yuko izageraho ivuka bundi bushya. Ko turabizi ko iherezo Imana, amen, izarema isi nshya n'ijuru rishya. Ariko hagati aho iyi yacu turimo none, igihe Yesu azaba agarutse ku ngoma ye y'imyaka 1000, amen, isi ngo izabaturwa, ariko kuvuka rero cyangwa izabyara ibihe bindi bishya byayo. Igihe Yesu azaba ari ku ngoma, nubwo atari iherezo, nubwo atari ijuru rishya n'isi nshya by'iherezo bizasimbura ibi, ariko ni yacu nayo izabaturwa. Ngo abana b'Imana nibayishurwa mu bwiza, ngo n'isi nayo izabaturwa uburetwa cyangwa ubutware bwitagira umumaro. None se ibise byawe birebera kuki? Ubirebera kubera ko hari ibintu byinshi cyane byerekana ko nayo iri mu mubabaro. Ndavuga ngo nayo iri
iraribwa. Murumva rero ko ibyaremwe yaba ibinyabuzima yaba bitafite ubuzima byose biri kubise, kuko hariho kuvuka bundi busha. Nibyo umwuka wera yavuze muri Petero. Biro biranihira wa munsi wa rétablissement toutes choses. Hariya mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3 umurongo 21 cyangwa were kuri 19. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana, itume Yesu ari we Kristo wabatoranijwe kera, uwo ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibi bintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Amen. Amen. Nimumva se? Nuvuga ngo ibyaremwe biri kubise bitegereje nabyo gucungurwa kuri uyu muruho. Nabyo bikeneye kuruhuka, biri muri pain, bikeneye guhemburwa, kandi bizaba ari uko Yesu agarutse niwe azazana guhemburwa ku byaremwe. Amen. Hanyuma twabonye abantu nabo bakwiye kumenya ko hariho ibintu babona badakwiye kubyita ko ari ibintu gusa byikora, ko ari ibintu bimenyekanisha ibindi bihe bigira bize. Nibiriya biri muri Matayo 24 twasomye. Intambara, muhazi intambara, ibyorezo, amapfa hirya no hino, n'ibishitsi hirya no hino, mitingito y'ibishitsi hirya no hino. Ibyo byose Bibiliya yabyise itangiriro ryo kuramukwa cyangwa itangiriro ry'ibise. Ntabwo ari ibise, ni itangiriro yabyo. Ibiro turabona none ni itangiriro ry'ibise. Ibise bya nyabyo ntibiragaza, ni itangiriro. Ni ibise ariko mu rwego rwo gutangira gusa. Wenda ku batari abadamu reka twumve uko ibise bigenda. Iyo bitangiye au début, les douleurs surviennent toutes les 15 à 20 minutes. Iyo ibise bitangiye rero buri minota 15 cyangwa 20 biraza. Amen. Hanyuma uko umwana wenda kuvuka bihita biza mu buryo bwisukiranya 3 à 5 minutes. Twatangiye 15 cyangwa 20, none biraje minota 3 cyangwa 5. Amen. Hanyuma iyo umwana wenda kuvuka bihita bimara amasegonda 30 cyangwa 90 aho. Iyo bimeze gutyo rero ifo ko umubyeyi yirukanga kwa muganga. De au début, il y a des contractions légères et modérées, espacées de 5 à 15 voire 20 minutes durant environ 30-60 secondes. Nota masegonda 30 cyangwa 60 niyo bimara, ariko buri minota 5 kugeza kuri 15. Les contractions deviennent plus fréquentes toutes les 3 à 5 minutes. Iyo umwana kuvuka rero bitabiza buri minota 3 cyangwa 5 et dure de 60 à 90 secondes. Bikamara amasegonda 60 cyangwa 90. Amen. Alléluia. Les signes de départ, iyo bitangiye. Un rythme régulier, toutes les 5 minutes au moins.
au moins, pendant 1 heure, indique généralement qu'il faut se rendre à la maternité. Icyo dukuyemo ni iki hano? Dukuyemo ko iyo ibise bigitangira bihana intera. Iyo umwana yenda kuvuka biriyongera. Ni mu isi isanzwe y'ababyeyi. Mwe murabizi ababyeyi. None Yesu aravuga ngo uko niko bimeze rero no mu bijyanye iby'ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo uko ubwami bw'Imana bwenda guseruka, kuko uyu munsi ubwami bw'Imana buri muri twe mu Mwuka Wera, bwaje mu buryo bw'umuganura, les prémices. Amen. Ariko uko ubwo bwami bw'Imana buzaba bwenda guhishurwa, amen, ibimenyetso byabwo bizagenda biyongera. Kandi ibimenyetso Yesu yatubwiye intambara, impuha z'intambara, amapfa ya no hino, ibishitsi ari byo tremblement de terre. Amen. Mwabibise? Ni ukuvuga ngo rero ibimenyetso by'ubwami bw'Imana bizagenda byiyongera ku bwami bw'Imana buri hafi guhishurwa uko bwenda guseruka. Mwabibise? Ni ukuvuga ngo rero ibintu twebwe turiho uyu munsi tubona ku isi, haba mu byaremwe bindi bitari ibinyabuzima, haba mu miterere y'abantu n'ibintu byose, ubona yuko nubwo mu bindi bihe byose y'amateka y'abantu habagaho intambara, mubazi intambara, amapfa n'ibiki byose, sibyo? Ariko ibyerekana ko ubwami bwenda koko guhishurwa ni ukubera yuko ibyo bise byariyongeye kandi mu buryo bwegeranye. Wabibise? Ni ukuvuga ngo fréquence yariyongeye kandi na intensité n'ubukana. Ibi rero ni ibimenyetso bitabeshya yuko ubwami bw'Imana buri hafi guhishurwa. Ni ukuvuga ngo ibyaremwe biri kubise, abantu babimenye batabenya nabo bari kubise. Niyo mpamvu bumva ngo ibintu birakomeye, ibi n'ibi. Nabibise? Agahinda mu mitima, ubwoba mu mitima, imiryango isenyuka, n'ibindi, amahanga agashamirana. Atari kuvuga ngo ni umugabane umwe gusa, ni ku isi. Ibi byose rero Yesu yabyise ngo ni itangiriro ryo kuramukwa. Itangiriro twabonyeho imeze gute? Hari igihe hazamo agahenge, ariko noneho biragenda byiyongera nk'uko umugore bimugendekera iyo ari hafi kubyara. Niyo mpamvu tubona rero kuva igihe runaka byatangiye bisa nawe bigira agahenge, ariko igihe tugezemo biro birusukiranye. Ni ukuvuga rero ubwami bw'Imana buri hafi guhishurwa. Nicyo cyenda kuvuka rero. Amen. None batubwiye ngo igihe ibyo biro biraba ngo n'Imana ubwayo Umwuka Wera nawe ngo ari ku bisi, kuko niwe ari buprovoke naissance y'ubwami. Ni ukuvuga ngo ari ku bise nawe. Wabibise? None se nimba ibyaremwe biri ku bise, n'Imana nayo muri butatu Umwuka Wera akaba ari ku bise, kubera iki twebwe twitwa abana b'ubwami tutari ku bise? Ni abnormal, c'est pas normal, ni manque ya révélation, ni ukubura yishurirwa. Murabyumva? Ni ukubura twibereho nk'uko ibintu biri normal, kandi ntabwo biri normal. Ni ukuvuga ngo n'ubuhumyi mu buryo bw'umwuka. Rero tumaze kubona yuko
umugore ari ku bise ni ikigereranyo umwami Yesu cyangwa ibyanditswe byera bikoresha kugira ngo Imana itubwire ku byerekeye iby'ubwami bwayo. Ntago umugambi w'Imana upfa gusozwa gutyo gusa, haba hariho ibise bibanziriza. Amen, haleluya. Kandi twabonye ko nk'uko ibise by'umugore bitangira buhoro bigenda bifite intera hagati y'icya mbere n'icya kabiri, ariko uko umwana yenda kuvuka niko byongera kandi bigahita biza vuba vuba byisukiranye. Twabibonye niko bimeze rero n'ibijyanye rero n'umugambi w'Imana yo wenda gusohora cyangwa muri kayacu ubwami bw'Imana kugira ngo bwishyurwe. Ari ibintu twe kumenya bibiri. Twabonye ibyerekeye frequency iba iyo bitangiye, iyo haba ari intera, haba ari umwanya hagati ya kimwe n'ikindi, hagati ya events ziba zitandukanye, ariko uko twegereza guhishurwa k'ubwami bw'Imana niko na frequency igenda iba ntoya. Frequency igenda, ibintu bigenda byegerana bidahana intera. Hanyuma ikintu bita intensity nayo bigenda byongerera imbaraga. Uyu munsi rero ibyo tubona twebwe mu rwego rw'isi, mu rwego rw'ibyaremwe, ni ibintu twereka ko ibyari itangiriro ryo kuramukwa ahubwo bigeze kure, ntabwo bikiri itangiriro, ahubwo bigeze noneho igihe cy'uko umwana yenda kuvuka. Amen. Global conflicts, les conflits globaux, zintambara zo zirafata isi yose. Natural disasters, les désastres naturels, les catastrophes naturelles, ibiza nabyo bigenda byiyongera. Urumva frequency iriyongera na intensité iriyongera. Ibintu biri bifate, frequency iriyongera, intensité iriyongera, uvuga ngo biregerana kandi bikongeza ubukana. Amen, haleluya. Ibi byose rero ni ibyerekana yuko ubwami twabwiwe, ubwami bwahanuwe n'abahanuzi buri hafi guhishurwa. Ntabwo ari umugani, nibyo, kuko Bibiliya yavuze ngo ni nk'uko umugore uko bimugendekera iyo afite inda ikabigana kuvuka, igihe ibise bitangiye, uko phenomene iba, uko Imana yabiremye, amen, bigatangira biza buhoro, hanyuma ko umwana yenda kuvuka bikaza vuba vuba kandi n'imbaraga, ngo niko n'ibimenyetso by'ibihe bizabanziriza guhishurwa k'ubwami bw'Imana bizaba bimeze. Uyu munsi rero turabona frequency yiyongereye na intensité yiyongereye. Nuhe mugabane w'isi wavuga kuri ari muzima ubu? Urahari se? Oya. North America, Amerika y'amajyaruguru, Uburayi, Afrika, Aziya, hano hose ibimenyetso ni bimwe: ibiza, imyuzure, imiyaga, inkongi y'umuriro, byinshi. Ibyo byose tubona ku isi bitwereka ko frequency yariyongereye, intensité yariyongereye, ni ukuvuga ubwami bw'Imana buri hafi guhishurwa. Ariko kuri twebwe rero abana b'Imana tukwiye kwishurirwa yuko ntabwo ari twe tukwiye gusigara inyuma mu kujya ku bise by'amasengesho, tugatitiriza Imana, tukajya ku bise n'Umwuka Wera, ko twumvise ko Umwuka Wera ari ku bise. Imana ishimwe.
umwuka rero yabakubise kandi akaba atuye muri twebwe, twe ntibyukubise, hariho deconnection. We are disconnected from the Holy Ghost. Twidekonekite, twe ntabwo byumvikana. ubukristo bwacu buracumbagira, bufite ikibazo, kuko umwuka wera ari muri twe. Dufate ingero zimwe z'igihe cyose Imana yahishuriraga abahanuzi ibyo umugambi wigisha gukora, icyo abahanuzi babwiraga ubwoko bw'Imana. Yoweri 1:13-14, some vuba vuba. Ntabwo ibintu byapfaga kwikora. Mwabatambyi mwe, mwambara ibigunira murire, namwe abakora ku gicaniro muboroge, nimuze mukeshe ijoro mwambaye ibigunira, mwabakorera Imana yanjye mwe, kuko ituro ry'ifu n'ituro ry'ibyo kunywa byaciwe mu nzu y'Imana yanyu. Mutegeke kwiyiriza ubusa, muhamagare iteraniro ryera, muteranye abakuru n'abatuye mu gihugu bose baze ku rusengero rw'Uwiteka Imana yanyu, mutakire Uwiteka. Amen. Urumva mubise babwira ngo mwishime gusa mutarake. Oya, abahamagara iki? Kujya kubise. Hano ni kubise. Ntabwo mbona umugore ajya kubise akambara imishanana. Byabayeho? Ntabwo byabaye. Cyangwa munzanire ya kanzu nziza, kuko ibise iyo bigeze ni struggle, ni bari urugamba. None twebwe twiyambarira imishanana. Umwuka yari kubise, ibyaremwe biri kubise, nawe twe twiyambarire imishanana. Iyi ni imvugo rero ndakoresha ngo mwumve. Amen. Twumve rero na Yesaya 32:6-7. Yewe Yerusalemu, nshyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, kandi ntimukahwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu, akahindura ishimwe mu isi. Amen. Amen. Yerusalemu iri kubise. Imana ivuga iki? Ngo kubera Yerusalemu iri kubise, amen, ngo Imana yashizeho abarinzi ngo badakwiye guruka ijoro n'amanywa, batitirize, bibutse Imana, kugira ngo Imana irestore Yerusalemu, yongere igenderere Yerusalemu, ihembure Yerusalemu, Yerusalemu ivuke bundi bushya, yongere kwitwa umurwa wera. Imana yongere igaruke Yerusalemu, ubuturo bwayo bwongere bubahwe Yerusalemu. Urumva? Abo rero ngo nabarinzi Imana yashize ku nkike z'i Yerusalemu. Bivuga iki? Nabasenzi, nabinginzi bahishuriwe umugambi w'Imana, bakamenya la place de Jérusalem dans le plan de Dieu, bakamenya umwanya Yerusalemu ifite mu mugambi w'Imana. Kubaturwa kwa Yerusalemu nicyo kimenyetso kubaturwa ku isi yose. Mu gihe cyose Yerusalemu iri mu bubata mu buryo bw'umwuka, iri no mu isi yose iri mu bubata mu buryo bw'umwuka. Urumva rero abarinzi rero n'abinginzi n'abasenga, mwumvise ngo bari kubise kugeza aho Yerusalemu izabaturwa. Yoweri 2:17. Abatambyi bakorera Uwiteka nibaririre hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati, Uwiteka we, kiza ubwoko bwawe, ntureke ab'umwandu wawe bashinyagurirwa, kandi ngo bategekwe n'abanyamahanga. Ni iki gituma duhinyurwa mu banyamahanga, bati Imana yabo iri hehe? Amen. Umuhanuzi Yoweri n'ubwo yavuga abo bose babona mu Bayuda, babona ko bari mu kaga,
amen. batariho baraba mu buzima buhamanya n'ubwoko bwatoranijwe, ngo bakwiye kujya ku bise, bakinginga, bagasenga, baniha imbere y'Imana. hanyuma umuhanuzi Daniyeli igihe yabonaga mu byanditswe byera, ni ukuvuga igitabo cya Yeremiya, agasoma ibihe Imana yavuze muri Yeremiya bazamara, ubwoko bwe buzamara mu bunyage ariho Babiloni, icyo gihe Iraki. hanyuma Babiloni imaze kugwa bagatwarwa n'Abaperesi, uko bagiye baba munsi y'ubutware bw'amahanga. Daniyeli ngo arebye mu bitabo, ni ukuvuga igitabo cya Yeremiya, abona ko Imana yavuze ko yategetse ko bazamara imyaka 70 bataragaruka iwabo, kuva aho Yerusalemu yashenywe igatsindwa n'ingabo za Nebukadinezari umwami wa Babiloni, amen, mwaka 587 imbere ya Kristo. hanyuma bagatwarwa abari imbohe imyaka 80, na Daniyeli muri abo batwawe. amaze kubona ko iyo myaka igeze, ntabwo yahise avuga ati haleluya turatabawe, mumva ibyo yakoze. bivuga ngo yasomaga ibyanditswe byera, akareba n'ibimenyetso by'ibihe, amenya ko igihe kigeze, ko rya sezerano ry'Imana ryageze ryo kuza kuvana ubwoko bwayo i Babuloni, nk'uko yigeze kumanuka kera muri Egiputa, ikabavana muri Egiputa y'Afrika yacu ikabasubiza iwabo. ntabwo bati dushime muwambare imishanana, dore ibyo yahise akora. Daniyeli ibice 9 umurongo wa 3 n'uwa 4, cyangwa duhere ku murongo wa mbere tugeze mu wa 4. mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi, wimitswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakaludayo, muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, njyewe Daniyeli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashenywe, ko ari imyaka 70. byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga niriza ubusa, nambara ibigunira nisiga ivu, nsenga Uwiteka Imana yanjye nyaturirane. Nyagasani Mana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda, bakitondera amategeko yayo, amen. amaze kubona ko igihe kigeze, yahise yambara amagunira, yisiga ivu, arasenga, ariyiriza. amasengesho yose kuyasoma muri icyo gice cyose cya 9 mu gitabo cya Daniyeli. murumva rero, ni ukuvuga ngo iyo umuntu ayishuriwe ibimenyetso by'ibihe, agayishurirwa yuko ibintu rero biraba, Imana yarabivuze kubera ko hari ikintu cyenda kuvuka, ntabwo umuntu agumaho gusa, hahita haba umuhamagaro wo kujya ku bise, wo gusenga, wo kwinginga, kugira ngo afatanye n'Umwuka Wera, ko nta kintu kivuka mu bwami bw'Imana Umwuka Wera atayigizemo uruhare. rero twumvise ko Umwuka Wera ariho ananiha, arasengana iminiho, itari iminiho ishobora kumva n'abantu, ariko Imana yo irabyumva, kuko Umwuka n'Imana nawe niwe azi ibijyepfo by'Imana, connaît les profondeurs de Dieu. niyo mpamvu uyu mwanya ndababwira, ntabwo ari ibyaremwe gusa biraniha, n'Umwuka Wera ariho araniha. ntabwo ari ibyaremwe gusa biri kubise, n'Umwuka Wera ari kubise. abatari kubise benshi nabitwa abana b'Imana. nicyo kintu kibabaje. abisi bo bari mu buhumyi, ntibashobora kumenya ibyo ari byo. bo babona gusa ibintu biraba ku isi, bakibaza ko ari ibintu bisanzwe. yego birakomeye, bimeze nabi, bakuva ko bizongera kumera neza. bo baba gutyo gusa, ntibamenya ko hari isoko yabyo itagaragara n'amaso, kuko ntabwo bazi Imana, bazi ko ibintu byikora. ariko rero abana b'Imana aribo bakamenye hakurya y'iboneka ko hari ibindi bitaboneka,
na niho nkomoko y'ibintu y'indagurika y'ibintu muri iyi si. Abo rero nabo bitwara nk'abo bisi nyine b'impumyi, niyo mpamvu bigumiraho gusa bakaba yarumishanana, ntibamenye ko umwuka wera ari kubise, kubera yuko iryavuzwe riratashye, ibyavuzwe n'Imana bigira bisohore. Amen. Ubwami bw'Imana buri hafi guhishurwa. Imana ikeneye abajya kubise kubw'umugambi wayo, nkuko Daniel yagiye kubise kubw'umugambi wayo wo gusubiza abayudi iwabo, nkuko ibyanditswe byera byabivugaga ku muhanuzi wamubanjirije ari we Yeremiya. Amen. Kadufate iminota 5 tubwire Imana yuko ibihe turimo uduhe kutabibamo nk'imburabwenge, ahubwo tumenye ubushake bwawe kugira ngo dufatanye n'Umwuka Wera kubise ariho. Amen. Iminota 5.